hose iriho hariho abantu bangahe hose iriho kora abantu batatu The Ben Kevin Kade Element Kevin Kade yari post nze bakora zumvikana ko beze nk'ari kwanduranya kugira ngo asohokemo cyangwa se bamuhe bamuya ntaje guhura na Kade ayigura miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Habaho ikibazo cyuko Ben adashobora kujya kuri codingira muri 1:55 AM. Amensi shize twabonye post tubona post iriho nitwitatu y'abagabo batatu bafite amazina akomeye muri uyu mujyi harimo umugabo nk'abandi muri kino gihugu ubwo zina rinini ryari ririho ni The Ben ariko indirimbo ko bigaragara ikaba ari witwa Kevin Kade. Indirimbo ikaba yarakozwe na Element turuka muri 1:55 AM kwa Coach Gael na wa Bruce Melody. Ariko biza kurangira nkuko mu mibare n'ibimenyetso Pundi yakoresheje asesengura ibirebana no gufata amashusho by'iyo ndirimbo baje gusanga ko ari ngombwa ko Element aririmbamo bikarangira ririmbyemo ndetse bakajya no muri Kenya bagafata amashusho. Ari na Tanzania. Ariko muri Tanzania ariko Element niwe wanyuze Kenya aribwo twabonye iyo post ya Sikosa tukoma amashyi turavuga ati harahiye igihe cyabaye kinini bivuga ko The Ben niba ashaka hita agomba kujya kureba Element bagakora turavuga ati nibyo niba The Ben yaragiye kwa Element biranagaragaza ko hari n'ikibazo cya The Ben na 1:55 AM na Coach Gael so kuba barakirengagije bagashyira imbere akazi abantu bose bari bishimiye iyo angle kabisa kubona banategereje projet bahuje afasha umusore baramukoresha amakuru rero gwera nimugoroba hirya no hino kumbuga nkoranyambaga akavuga ko Element yarangije kuvana igitero n'inyikirizo yari yaririmbye muri iyo ndirimbo yitwa Sikosa hanyuma akababwira ni inyikirizo gusa yaririmbye akababwira ati bisigaye namwe muzabyiririmbire ariko ngiye ndirimbo ngoma kwibakorera ikarangira kubera ko amafaranga yo kuyikorayo yarishyuwe naranayariye ariko kuririmbamo mbaye mvuyemo avuyemo amashusho barayafatiye muri Tanzania kandi umva ko bafashe amashusho avuyemo post barayisoye nubwo bose ko ari batatu nta muntu wayisoye kuri wall ye mu buryo buri official bose barayishoye barasharinga post barasharinze ariko nujya kure bashize ku ma story ahantu tereka ikintu kigaye kuri wall ahantu post ihora kano kanya wajya kuyireba ukayibona ntayire irahari man irahari kwa Kevin kwanda nahubwo se kuri batatu bose baracollaborate uyu nguyu uzi The Ben hose iriho hariho abantu bangahe hose iriho kora abantu batatu The Ben Kevin Kade Element Kevin Kade yari post nze bakora zumvikana ko bari biteguye ni The Ben kuko kwa Kade ntago iriya nuza iri gihe cyo ntago cyo nshaka kuba drivingamo icyo nshaka kuba drivingamo nuko ibyakozwe byose byagaragazaga ko umushingo hari kandi wizwe neza kandi ugeze ku musozo no ku munsi wa nyuma kugira ngo wa dropping bawuduhe tuyagare yagomba gusohoka kwa gatanu mu joro ryakeye rero amakuru avuga ko Element yavuye mu ndirimbo nk'abasesenguzi rero ahangaha nanjye mbapashe bara wowe wavuze uko byumva se kadehera ku bihari wenda wa mugani vuga uko byumva hanyuma tugendere indirimbo yitwa Sikosa yagomba gusohoka kwa gatanu kuri stream zirimo Spotify kwa gatanu washize yego mukatwandishinze abandi batarabivugaho ariko challenge yayo yari maze kimwe rikorwa harimo wa Kasuku harimo ba Jojo Breeze no barimo umugeye yitwa gute ese muhungu nawe yakoze mu challenge aba Jojo Breeze abangura umuge mukikanga arabage bavyemera ko arabage se mungu arabyemera ko ati ngende umuge nakoze ubukwe yarashatse ko ari singo ngo ni umukunzi hari akantu Pundi avuga nkabona muri kanze kandi barimo neza Pundi ngemba nkuryamyeho none se ko mbana n'abanye nkara komeza umushuka yarashingiye muri Amerika urabizi Venke yarashingiwe n'umugabo akiri umukunzi nyine umupfakazi mu gifaransa bavuga gute
Nusura n'umupfakazi. Umupfakazi wari umugore. N'umusumakazi. Eric n'umugore nibyo. N'umugore. Kuko yarashatswe n'umugabo. Okay. Bivuga ngo rero iyo yarapfakaye ushaka wamusura ukamuhumuriza. Ikibazo abenshi bari mu Rwanda. Ukamuhumuriza. Bari mu Rwanda burya ngo abenshi na abagore ntago habamo abagabo benshi. N'ikibazo bagira. N'abagore gusa. Bose mubona. Bivuga ngo ubwo ni China niyo mvuga imaze igikorwamo cyane ko rigena. Bivuze ko iyo ndirimbo bayifite nyine bayifite. Nayumvishije yose irimo bitero harimo igitero cya Deben warimbye mu Cyongereza, Ikigande n'Ikinyarwanda, Kevin Kadarimba mu Kinyarwanda, Element arimba mu Kinyarwanda kiza chorus yonyine ari nacyo cyari cyaryoje ndirimbo kurusha n'abandi babiri basigaye cyane. Kuko Element n'umwe mu bahanzi bashobora kuzakorera mu Kingo na Medi. Kubazi food toi ni mu bigire muri iriya angle. Bivuze ngo indirimbo yagomba kujya hanze kuwa gatanu kuri streams zino mbuga zicuruza imiziki imbere ya YouTube ikajya kuri YouTube muri weekend Spotify, Boomplay, Audiomack na Tidal, za Deezer, Amazon na za Apple n'ibindi. Muri weekend ikajya hanze ari video n'abadiji bagatangira kwicuranga mu tore dutandukanye. Haza kuvuka mu bibazo by'uko Element yagiye muri Kenya adasabye uburenganzira iriya nyubako. Yarimwe utudomo 55 na ma. Baza kubibona ko ari muri Kenya none yagiye gukora indirimbo. Biraserera ibibazo biravuka, Tanzania irakorwa irarangira yanaririmbyemo. Kumva ko rero babonye ira poste bari bazi ko kuba yaragiye nta burenganzira asabye, ibyo nta makosa nk'umuntu uba mu nyubako ifite amategeko yabo nubwo kontra yiwe yarangiye yanze gusinya ya kabiri. Aravuga yakabiri yanze kuyisinya ameze nk'ari kwanduranya kugira ngo asohokemo cyangwa se bamuhe bijya nta mu kontra rwamureka kuri ibyo ashakanye n'umuntu winde wigenga ari mu biganza byabo yaho cyane nabyo. Element babonye ko izasohoka yirimbyemo chorus ntirimo jingo yiriya nyubako iriya studio ya One kandi n'umukozi wabo kandi n'umukozi w'igihangano cyose ashizeho ibiganza kigomba kuba kirimo iyo jingo. Ben yarabyanze ko ajyamo iyo jingo ko ntago indirimbo yakoreye muri studio ya recordingiwe Kevin Kade yakondiye muri Kenya, The Ben recordinga Element yazanye imashini kwa The Ben. Urumva ntago The Ben agiye muri studio zo kwa izi Kanombe yari ikorerwa muri beat yakozwe nande na Element. Element n'umukozi wande wa 155 marakoresha imashini yahawe n'abarashora ama utwo tudetaye twose rero no izo detaye yavuze ko umukozi turi bugenda twumvikanya cyangwa se turi bureke buri muntu akavuga 155 am bivuga ngo reka nkunganira aho ngaho kundiri akadomo cyakagiyemo jingles nk'umuproducers wabo cyangwa producer wabo nk'umukozi wabo. Hanyuma agiye mu ndirimbo batabiganiriye ngo bamuhunganiye gatoya abize umuhanzi wa muri lebo ntago aririmba muri collabo batasinye kuko yari indirimbo ya collabo agomba kwishyura cyangwa se yaba ari inshuti bakamuha go ahead nka kuri Keniso yembye muri Moromita ya God biriya ntabwo bishyurana ubushuti busanzwe. Baravuga bati ino ndirimbo igisohoka nuko chorus yawe ivamo indirimbo igasohoka cyangwa se bikabyara ibisusa. Clement ashaka kuvuga mu kuri indirimbo. Icyo ndashaka kuvuga indirimbo Element yarayifite. Actually indirimbo Element yarayifite ndetse na melody yayirecordinzeho bwa mbere muri muturirimbo Element cyase n'abandi ba producer benshi baba bafite undi tuntu babibikiye mu ibishinwa mu Bushinwa. Noneho yaje guhura na Kade ayigura miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda ari Kevin Kade. Hanyuma Kevin Kade ni mubyara wa Jimmy Muyumbo. Yaje kubwira Jimmy Muyumbo aje kumureba Kibagabaga ahahurira na The Ben. Yaje kumureba aje kumubwira ati se wampaye support n'ibiki nkaba nakora aka karirimbo nkubwira mubyara we. Yumvisha Ben arabumvisha bose uko bari bicaho ngaho muri salo. Amaze kubiyumvisha Ben aramubwira ati ariko indirimbo nayijyamo. Jimmy Muyumba ati nanjye nuyijyamo ndayisupporting guhera kuri zero. Ibiganiro biheraho haza kubamo ikibazo cyuko The Ben atavuga rumwe cyangwa se atumvikana n'uwitwa Karumba Gael. Ariko indirimbo already we Kade yari yayiguze yari yemerewe no kuyisoreza ahandi hantu ashaka kuko yari yayiguze yewe kandi iki ntago ari umuhanzi exactly we ntago muri ya lebo birumvikana yego. Element bamusabye ko yayiproducinga akishyurwa nk'undi mu producer wari we wese nk'umukozi usanzwe. Ibyo yarabyemeye. Habaho ikibazo cyuko Ben adashobora kujya kuri kodingira
muri 1:55 AM byabaye ngombwa ko Element aza yazanye imashini kwa The Ben nyine nizaho mu studio ni yego barakora indirimbo irarangira. Indirimbo irangiye Element ubwe niwe wisabiye ko yaririmba mu chorus. yararyohewe ni nziza actually nawe nuramuka uyumvise indirimbo nziza nk'umuntu wakoze indirimbo cyangwa se wakoze nka Fude twikaba nini nako nakaririmbamo bigakunda exactly none afite mirembo dufitanye afite mirembo noneho ari on top nta ndirimbo nimwe ya Element ntaravumbura umunwa we ng'indirimbo ibe flop uko yabimeze kose nka Medi ntahusha exactly ntajya husha ari niyo mpamvu aritonda characterism ubundi characterism ntari guhusha gumira izarimo zose ni hit yego ibyo birangiye hagiyeho kuri case yo gushutinga Jimmy yari yabemereye full support y'ibyo bari bukenere bahisemo ko bari bujye gushutingira muri Tanzania abagura amatike ndetse bagenda banaherekejwe n'umuntu witwa Alex Muyoboke na King Pazo na Gadi nuwo nguwo Gadi ni wafashe ama video ariko afatikanye na Hanskana na Joma wafashe kuri video bakoze video kugeza irangiye bumva ni batatu ariko mastering na mixing yakoze na Bob Pro yego noneho byabaye ngombwa ko Element we atajyana nabo direct Tanzania Kenya ko nta burenganzira aca Kenya abanza guhamagara kwa ba boss kwari ukujijisha exactly kwari ukujijisha already kandi nawe yanze kuvuga n'ikindi nkuko twakomeje no kwivuga mu minsi yashize Element na 1:55 AM ntago bari bameze neza kujya no ku rwego Meruda bivuga ku Karubanda Element naramubuze yabaye bije ariko afite projet nyinshi uri kubyumva yihugiyeho so rero ntago ari kuvuga ngo ngiye Tanzania njyanye n'abakompetita atoherejwe muri gahunda z'akazi yageze i Nairobi arabanza arahamagara ababwira ko yagiye i Nairobi mu karuhuko bisanzwe nk'ibintu bisanzwe ibyo birarangira byaje kuba ngombwa ko Element ko yari yararikodinzemo ajya muri Tanzania asanga abandi bagezeyo baje guhura n'abasani bari baje kureba The Ben ndetse icyo gihe even bari abantu benshi even n'umufasha we bari kumwe kuko babaga mu gace kabo Muyoboke na Bagadi baba mu kandi ba Element baza basanga aho ngaho bageze muri Tanzania bahura n'abasani bari baje kureba Ben abo basani bakaba baziranye na Karomba bafite amakuru y'ahana bamuzi oya barangije bahamagara Karomba bati gute Element aza muri Tanzania ntunatubwire ngo dupange imishinga twikorera kuzi Element hano kuko Element muri Tanzania ngo ni ibindi byago naho huriye na ba Wizkid n'abandi bose ati gute Element atinyuka akagera Tanzania utatumenyesheje ngo byibuze natwe twikorera uduproje runaka tube Element n'imiziki akora ni abantu benshi bari na mpuzamahanga bakanakuramo na jingo yiwe ni nyinshi akora akazicuruza bisanzwe ara muri Kubera akora indirimbo ni benshi ana muri Kubera ajya akora indirimbo exactly hari nabahuye muri Mexique ni muri Kubera ariko oya hari n'undi mujama muri Mexique yakoreye unafite n'indirimbo yarebwe n'abantu barenga miliyoni 100 ni benshi akorera mve na golo ya partner gwamo jingo ya 155 yego ele gusa kina umbe muri ekuteri nta ariko goro ushobora kuba yarakozwe yakora imbere yakora indirimbo nyinshi najye mu ariko ntabwo afite umwanya wo kubyumva nakoze iza Christophers zirimo 155 ntayiriho kuzi ko ibyo bintu bivuze ko nanjye nkabitekerezaho oya benda barabizi babyumvikanye ntabwo babizi ndabikubwira nk'umuntu ubizi neza ese uko cigaye cyane iyo mpamvu yakase yashamuka afite umwanya wo kumva ibyo bintu yibere mu nyubako hejuru y'umujyi wa Kigali hanyuma rero hejuru y'umujyi wa Kigali urabona hanyuma rero kujya kumva iyo ngugoro bamaze guhamagara kwa Karomba yahise amubaza ati uri Tanzania njye twavugana muri Kenya arambwira ati ninzi Kigali nzakubwira mukuzi Kigali rero indirimbo yarakozwe Gada amashusho arayazana byose birakorwa biranarangira bivugwa ko baraje bajya no mu buzima busanzwe ndetse n'ibinyamakuru birakomeza birandika ko Element yakoreye indirimbo The Ben abantu ntibakomeza kugira
ibyo ibintu bya danje nako Kevin yateguraga amacalenji icyo gihe cyose kurumva indirimbo ni yakeneye kwihinga cyane izamuka cyane agomba gukora izo challenge zose ibintu byapfuye ndetse binazamba umunsi bakora ya post ikaboosting ariho abantu batatu bakangarana bakabona ariho element kandi bari bazi kuko nibwo bwa mbere mu Rwanda namwe muraza kunyunganira aha sort affiche y'indirimbo yagize likes ibihumbi 45 afishe y'indirimbo apana ifoto isanzwe cyangwa iyindi post akariho n'abantu batatu nanone n'indi yari yose yaba yarahuriweho n'abandi bantu bari bo bose irasakuza none hiza mu gihe The Ben yari akiri kuvugwa kuri bya bindi byasowe n'ibiki aho ngaho nibwo ibintu byatangiye rero ngo guhindura isura babaza Element iyi ndirimbo bite noneho ngo baza kumenyekana ko na melody yari yarayiririmbyeho akifite nimo kumenya ko hari akanabitse azarekura wenda igero runaka aho rero ibintu bitangira kuba bibi ariko Element akaba yari yavuye Tanzania yafunze umutwe ko icyo bari bukore cyose nacyo bibubwiye ari wita sezera uri kubyumva aho ngaho ndahagira kuko mu cyumweru gishize habaye inama ya rukokoma inama y'ikitaraganya ibera ariko ibintu abantu bakomeje kuvuga ngo Element yatewe ubwoba bwo ntago birimo kuko uwampaye amakuru yari ari muri icyo cyumba ntabwo bamuteye ngo atera ubwoba ngo ni indirimbo nisoka ngo bazamuhemukira kugera no ku babyeyi be n'ibiki byose ngira ngo mwabyumvise ku mugoroba ntabwo ibyo no gusebanya hanyuma rero Element yavuye Tanzania avuga ko nibaramuka bisajije ari buhite abahereza ibyabo bakazakizwa n'inkiko kuko bivugwa ko mu minsi yashize Element yahuye n'abanyamategeko barenga 5 agenda baganiriza ku bigendanye n'amasubyo ari mu masezerano afite nyine cyangwa ibyo ashaka gukemura hanyuma Element gute se kandi mwavuze ko Element kontra yarangiye jewe uranabateza amatwi ndi ko mu buryo muri kwinyuraguramo amasezerano kurangira hari igihe umuntu ashobora kuvuga ngo ndaguha amafaranga uzakora ibi n'ibi amasezerano yose ntago ari mu mpapuro none se abo bavoka bahuye mu biki kandi nta masezerano afitanye none se nta na message abantu bandikirana nta butumwa se wakwandikira ngo ngende burwa ko ibingi nzakora ibi ubu subu nkubwira umuhanzi hano utemerewe gusesa isezerano kandi nta nimwe afite ryanditse kubera izo message yandikaga n'ama email bafitanye ntaga amasezerano yose ari yanditse gusa ni message barazimezera bakabibona tu hanyuma habayeho inama yo kuganira uburyo kibari buganirize nasurinya ahantu mwavuze ngo nta masezerano afitanye aho nahashize ayo yarafitemo yararangiye ndaza kuhitsa Element hari uburyo bwo kumuganiriza bugiye butandukanye kuko nawe cyakoze cyenda nabo nabahanga baravuze ati nitumuganiriza tumukanga nawe n'umuntu mukuru cyase nitumuganiriza tumubwira ngo turajya mu nkiko n'ibiki nawe aratekereza izo nkiko aho bajya nawe nundi nawe yahajya Element baramuhamagaye baramuganiriza uwitwa coach n'uwitwa Melody baramubwiye ati Element twagukoreye ibi ABCD yaba ibyo twasezeranye twagusezeranije n'ibyo tutasezeranye none ni wowe uri kujya gukorana n'abantu tutavuga rumwe atavuga muri business sibyo bibaho ubwo bo bafite ibyo bapfuye no se si business undi bapfuye bose nesubuni sikarakazo sikarakazo bapfuye Tanzania ufite umugore wundi ati gute ushobora kutugambanira kugera kuri uru rwego ati ubu aka kanya ni wowe ugiye gusenya ibintu twubatse icyo cyumba bivuga ko bamazemo amasaha arenga 4 bamuganiriza bamaze kumuganiriza Element amaze gusohoka ku cyumweru bari bafite gahunda yo kujya kureba uwitwa God ndetse na The Ben kuko gutinda kuririzinga k'indirimbo na actually nta nubwo byaturutse kuri ziriya gahunda zindi byaturutse ku bigendanye na production y'abantu bakorana na bagombaga bya biboro babyita gucuruza distributinga iriya muziki yego ku cyumweru nibwo bagombaga kujya kuri hagati kuko nkuko babivuze hagombaga kubanza gusohoka audio kuri ziriya platform video igasohoka nyuma
bafitanye gahunda yo kujya kureba God ngo abereke amashusho, nibwo Element yababwiye yuko amajwi atagomba kumvikana muri iriya ndirimbo ku cyumweru ejo bundi. Hahise hakurikiraho gahunda yo kuvuga ngo ariko se ko twaganira, Element ubibabwira ko naganiriye na ba boss nkumva ibiganiro biragenda, why not tutabicisha mu nzira ya diplomasi mukiyunga. Hanyuma n'ubundi uko ari business, n'ubundi business nta mwanzi w'ibihe byose ubaho, nta n'umukunzi w'ibihe byose ubaho, arebwa inyungu. Uruhande rwo kwa The Ben nabo bari kumwe bamubwira ko nta kibazo, barabyemera ibiganiro. Ariko Element asubiyeyo, aho niho habereye ikibazo rero, n'ibintu byose byahise biturika bijya hanze. Kugeza ubu rero indirimbo ihari, ndetse n'amakuru nabonye kuva nko masaa 4 nuko bari gushaka uko bashutinga amashusho ya Karasi ndetse n'andi yose Element yagiye agaragara. Naho iyo kesi ihagaze ku makuru yanjye mfite. Ariko ayo ni amakuru ya man of the match. Ara hano waruvuze uvuga ngo asubirayo nibwo byateje ikibazo, banze ibiganiro barabyanze.